Amaro y'Imana hamwe mukurikiye A Voice of Time TV reka rero tubahereze ikaze mu kiganiro cyacu reka kandi duhereze abakunzi bacu bari muri diaspora. Uyu munsi rero inkuru tubazaniye n'abanyeshuri batwitse ibyumba by'amashuri bararamo, barabitwika karahava ndetse ibyo bikoresho byari bihagaze amafaranga menshi cyane na miliyoni. Gusa rero ikintu cyari cyabiteye nuko ikigo cyanze kubereka umukino wahuzaga ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Man City. Ni ibintu rero byavugishije abantu benshi hano ku mbuga nkoranyambaga, ubwo abanyeshuri rero bangaga rero kubereka umupira barangije barigaragambya, babanje guteza imvururu nyinshi, bararwana, babuze ikigamahoro, bajya kwa master bashwanyaguza ibintu byinshi cyane, haba ibitabo ndetse n'ibindi byangombwa byose nyine bibarizwa mu kigo. Byateye rero umujinya aba banyeshuri bari bishyize hamwe, dore ko bari n'igikundi cyinshi cyane, aho bakomeje rero guteza imvururu ziza gutuma rero banatangira bakupa umuriro, kugeza aho batangiye no gutabaza inzego zishinzwe umutekano, ariko nazo ntizagira ikintu zikora kuko nyine bari bababwiye ati nibige, ntabwo baje kureba umupira, ariko bo bakomeza ubukana bwo guteza akaduruvayi mu kigo, dore ko bahise ko banakupa ikitwa cyose umuriro kibarizwa mu iki kigo, amasinga barayaca, ntibyarangira ahubwo batangira no gutwika ibyumba bararamo. Ni ibintu byinshi byahiye bifite agaciro k'amamiliyoni, haba ibyabo bwite, haba iby'abandi ndetse n'iby'ikigo muri rusange ndetse n'ibya headmaster. Ni inkuru rero yakunze kugaruka ku mbuga nkoranyambaga, yakunzwe rero no guteraho amakomenti n'abayobozi bakomakomeye hano nyine hano muri Afrika, bavuga ati imyitwarire ntabwo isanzwe ku banyeshuri abitegura kuva mu buzima bw'ishuri bakajya hanze, bakibaza ati ese bizaba bimeze gute, bizagenda gute. Byakomeje kuvugisha benshi. Ni inkuru rero dukesha ikinyamakuru tuko.koki, ni ikinyamakuru nyine kibarizwa hariya muri Kenya, dore ko ari naho nyine byabereye. Ni imyigaragambyo yageze ku rwego rwaho abanyeshuri batwika ibyumba by'amacumbi. Ibyo byumba nyine nibyo bararagamo, hahiramo ibintu bifite agaciro k'amamiliyoni menshi cyane z'amashiringi ya Kenya. Ni inkuru ikinyamakuru tuko cyavuze ko byatangiriye ku kibazo cyoroheje, ubwo ubuyobozi bw'ishuri bwangiye abanyeshuri kureba umukino wa shampiyona y'Ubwongereza, ni English Premier League wahuzaga ikipe ya Arsenal ndetse na Manchester City. N'uyu mukino rero wari utegerejwe n'abantu benshi hano ku isi, ni umukino wari utegerejwe n'imbaga nyinshi cyane, haba hano hanze ndetse murumva nyine n'abanyeshuri no bari bawutegereje. Gusa dore ko ari n'umukino waje kurangira abanganyije 1-1. Nyuma yo kwangirwa rero kureba uwo mukino, abo banyeshuri batangiye kugaragaza akababaro, dore ko ari nako bafashe bajya hamwe mu gikundi, batangira guteza akavuyo ndetse kaje no kuba kenshi cyane, bateza imvururu zikomeye mu iki kigo. Ndetse ntibyarangiye kuko abanyeshuri batangiye kwigaragambya, batwika ibyumba by'amashuri ndetse basinya n'ibikoresho. Si ibyo gusa rero, bacomokoye n'amashanyarazi yose kugira ngo inzego z'umutekano zibure uko zibigenza, zirebe ko hari icyo zabafasha, ariko nyamara byose byakomeje kuba iby'ubusa, dore ko n'umukino nyine wari uri muba bigeze kure, bakomeza guteza imvururu cyane, dore ko n'umujinya wabo wari urimo wiyongera. Umusenateri uhagarariye akarere ka Rechiko mu nteko nshingamategeko ya Kenya, ni Alon, yamaganye rero ibi bikorwa, avuga ko bitumvikana ukuntu abanyeshuri bagira imyitwarire nk'iyi mu gihe bari hafi no gukora ibizamini bya leta. Mu magambo yagize ati birababaje cyane kubona ishuri rifatwa nk'indashyikirwa mu myigire, ryononekara cyangwa se ku buryo nk'ubu. Ibi bishobora guhungabanya cyane imyiteguro y'abanyeshuri bari mu myaka rero isoza aya mashuri. Si ibi gusa rero byari bibaye muri iki kigo, dore ko bivuga ko muri Nyakanga rero 2025 habaye imyigaragambyo nayo yari ikakaye cyane, ubwo abanyeshuri bavugaga ko ibiryo bahabwa bitaba bihagije ndetse bitaba binateguwe neza. Gusa rero ibi byose rero bibaye nyuma yaho, niba mwibuka neza, hari igihe hari mu gihugu nyine cya Kenya ndetse n'igihugu cy'u Burundi
niba nibuka neza ubwo abanyeshuri rero basozaga amashuri barangije bajyaho baca impuzankano yabo. Ni ibintu byashyize ibihugu byinshi mu majwi, ndetse abayobozi benshi barabihagurukiye icyo gihe. Murabyibuka no mu Rwanda hari ababikoze ariko barahanwa bihanukiriye. Ibi rero byakomeje kwibazwa na benshi bavuga ati ese aba banyeshuri barahanishwa iki? Ese barabakubita cyangwa barabirukana babatumye ababyeyi, dore ko bari no kwitegura ikizamini gisoza umwaka w'amashuri yabo. Bamwe rero byatangiye kubayobera bavuga ati ese abanyeshuri baje kwiga cyangwa baje kureba match? Ni ibintu rero byakomeje kuvugisha abantu batari bake hano nyine muri Afurika muri rusange. Nubwo rero babikoze gutyo, uko byasa kose ntago babura kubahana, dore ko banangirije ibintu byinshi. Si uguteza akavuyo gusa mu kigo cyangwa se guteza imyigaragambyo, ahubwo banangirije ibintu byinshi. Abantu bafite icyemezo cyo gutwika ibintu byabo ndetse n'iby'abandi, ni ibintu biba bifite uburemere bukomeye cyane. Uko bisa kose baraza guhanwa, kandi baraza guhanwa by'intangarugero. Voice of Time TV irakomeza rero ihakubera gatanu kandi icyo usabwa ni ugukanda like, ugakanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo byose byiza biri hano rero tuzajya bigucika. Njye ni Dijo kandi Famous. Ndabashimiye.